so ariko baje kumusubiza kugira ngo ambaze igitero. Mwiriwe muraho murakaza neza kuri Nene Rwanda nk'ibisanzwe ngende Nene hano tuganira ku tuntu n'utundi tukaganira ku mibereho ubuzima bwo mu mutwe imibanire tukonsora. Niba uri mushyashya ndakwakiriye wibuke gusubscribinga no kureba utundi tuvideo kuko ndishobora ko utaburamo izi kwigisha utuntu tubiri cyangwa dutatu dore ko ariyo ntego y'uru rubuga. Hanyuma niba uri umusangwa welcome back. Ndagushimiye cyane kubw'inkunga ukomeje gutera Nene Rwanda, ureba video usubscribinga. Kwanza ndasupoza ko subscribinze kuko uri umusangwa kameme, so likinga usharinga n'ibindi byose. So uyu munsi nkuko mwabibonye ku mutwe w'iyi video tugiye kuganira ku muco. Nifuje kuba twaganira ngo dusobanukirwe ese ubundi umuco ni iki, kuko hari imvugo dufite yo kuvuga ngo kanaka yataye umuco kanaka yataye umuco. Ese ubundi umuco ni iki? Hari ukuntu dufite imyumvire itari yo ku bijyanye n'umuco, tuzi ko umuco ari ikintu kimwe cyangwa utuntu tubiri kandi umuco ni ibintu biri vaste cyane. So mbere yuko mbasobanurira ibyo nashaka kuvuga nuko ibintu byose ndi buvuge muri iyi video ni opinion yanjye, so uremerewe kubyemera cyangwa ntubyemere, uremerewe kubifata nk'inama, uremerewe kubifata nka byenda gusetsa, uko byakira nyine byakire gutyo. So ibintu ndi buze kuvuga hari ibintu byinshi byizweho n'abashakashatsi. Ndasa kuvuga kuri culture, ku muco mu buryo buri sociologique, like muri sociologie, kandi sociologie it's ni science nyine ya sociologie. So mbere yuko ngenda muri icyo gice cyo gusobanura ngo umuco ni iki, ndagira ngo mbanze vuga ikitumye nshaka kuvuga ku muco. Nkuko mwabonye kuri no video itangira, umukobwa witwa Mugabekazi yambabaje cyane atuma nkore no video vuba kandi nari nkiri kuyipanga nkishakisha ukuntu ko kubishyira ku murongo kugira ngo bigire sense byumvikane neza, ariko nabonye nta kwihanganira ubwo ndabaha ibyo mfite aho ngejeje, hanyuma namwe muri commentaire muraza kongeraho ibindi ku bijyanye n'umuco. So Mugabekazi ni umukobwa wagiye muri concert y'ubushize agenda yambaye umwenda uri kubonerana. So apparently byabaye ibintu birebire, bamujyana mu rukiko. Bro bino bintu ndikubivuga wumva ingize n'isoni zo kubivuga ko ntabwo byari kuba byakagombye kuba ari suje tukiganiraho mu kinyejana turimo mu mwaka w'2022, aho tuba tukiri kudiscussing ku myambarire y'umwana w'umukobwa, aho umugabo ari udecidinga ibyo umukobwa agomba kwambara. Mana we, mva twasubiye muri cya gihe cya 1920 se, aho abagabo bajyanaga imetero abagabo bajyanaga imetero kuri plage bakajya gupima niba maillot de bain abagore bambaye igeze aho igomba kugera, warenzaho santimetero imwe gusa bakaba barakujyanye ngo wakoze icyaha. So nicyo gihe ngo dusubiyemo nk'abanyarwanda, nari nzi ko twasirimutse, nzi ko twafungutse mu mutwe, turi gushaka kwakira abashyitsi, visit Rwanda, turi gushaka ko Kigali iba destination y'abaturiste. Nese ubwo abaturiste bazashaka kuza muri Kigali gute babonye ko ngo muri Kigali umuntu agomba kujya ajya muri party yambaye imikenyero yashananye cyangwa yambaye ibitenge? Uyu mukobwa nabonye bamujyanye mu rukiko ngo yari yaje yambaye ipantaro, ngo bamusubiza wallahi ngo ajye kwambara igitenge. Like what the fuck? Ni gute mu gihugu twumva ko
dufite umubare munini w'abagore mu myanya ifata ibyemezo. Icyo ni ikintu abantu bose bashimira u Rwanda, ni ibintu nanjye mba ndi fier iyo ndavuga ngo ndi umunyarwanda aho ndi hose, mba numva nyine ndi umukobwa wavuye mu gihugu abagore bafite ijambo, bafite ubwisanzure. Hanyuma ubu dusubiye inyuma byatara, ariko aho ubu tukiri kurwanira ati umukobwa afite uburenganzira bwo kwambara uko yumva ashaka. Ngira ngo hari n'amafoto menshi mwagiye mubona uriya ari umukoci niba ari iki, yarifotoje yambaye boxer yonyine, nta muntu waje kuvuga ngo yambaye ubusa mu ruhame cyangwa yakoze ibintu binyuranye urukozasoni ngo mu ruhame. No, ni abahungu bangahe birirwa bakora amakonseri bambaye ikabutura, bambaye pocket, ikariso iri hejuru, igituza cyose kiri hanze. Mva nta n'umuntu ubivuga, ariko iyo ari umukobwa gusa ngo kubera ko ngo yerekanye ngo umubiri bigahita bihinduka ibindi. Iyo ni double standard. Kandi nk'abantu turwanira ngo uburinganire hagati y'abagore n'abagabo, ntabwo byagakwiye yuko abagabo baba bemerewe gukora ibintu bimwe na bimwe, abagore bikaba ibindi ngo wowe ngo ntabwo wabikora. Now iyo bavuze ngo ibikorwa biteye isoni, ubundi bivuze iki? Ni ikintu, ni itegeko ridasobanutse cyane, kuko urukozasoni buri muntu afite uko yumva urukozasoni. Ni ukuvuga ngo uko njye numva urukozasoni ntabwo ari cyo kimwe n'ukuntu umuntu ufite imyemerere ya kisilamu wambara hijab yitandira ahantu hose, ntabwo ukuntu mbona imyambarire ntabwo ariko ashobora kubona imyambarire. So nta busabwe twabonye mu by'ukuri. Nudity, like kwambara ubusa mu ruhame ni icyagenwa n'amategeko, ibyo biri clear, ariko nta busa yari yambaye. So man, I don't get it. For me, like iki ni igikorwa kiha umurindi ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Impamvu ndi kubirwanya cyane ni ukuvuga ngo niba guverinoma cyangwa twe gushyira kuri guverinoma, dushyire ku nzego zishinzwe umutekano, right? Kuko nabonye ari polisi yamufunze, niyo RIB investigation n'ibiki. Niba bafata umwana w'umukobwa bakamufunga ngo kubera ko yari yambaye ibintu biri provocative, like ibintu ngo bituma ngo byerekana ngo umubiri, cyangwa tuvuge ko impamvu nini baba bavuga ngo nuko ngo baba berekana ubusa bwabo, ngo kandi umukobwa ngo agomba guhisha n'izindi bullshit nk'izo, ngo bakapfundikira imwe, ariko gatera amatsiko. Sinzi impamvu mwumva ko umukobwa bashaka ko mugira amatsiko ku mubiri we, nkaho ari igikoresho, nkaho ari ikise parfum ujya kugura iri mu ikarito, wafungura iyo karito ugakuramo parfum wowe wa mbere uyifunguye ukumva uri umuntu w'igitangaza. Umukobwa ntabwo ari ikintu, ni umuntu, my friend. Anyways, ndi kuvuga ko igikorwa nk'iki niba bafunze umukobwa ngo kubera ko yambaye gutya na gutya, biba biri gutiza umurindi ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku mwana w'umukobwa. Uti kubera iki? Niba polisi y'ubwayo yemeje ko uyu mukobwa bamufunze kubera ko yambaye gutya, urambwira ko umuntu wo mu muhanda, like mayibobo cyangwa inzererezi zose zajya zumva zifite uburenganzira bwo gukora ku muntu, bwo kumuzomera, bwo kumuvugiriza induru ngo kubera ko yambaye gutya? Ikindi, n'abahohotera abakobwa n'abazabafata ku ngufu, wamubwira gute ko yafashe ku ngufu umukobwa ngo umufunge, kandi nawe ubwawe warafunze umukobwa ngo kubera ko yambaye gutya? Mu yandi magambo bivuze yuko kuba yahohotera umukobwa wambaye ngo utikwije nk'uko babyita, ni ukuvuga ngo niba yahohoteye, niba yafashe ku ngufu umukobwa, akavuga irezo ye, akavuga ati njyewe nabonye umukobwa yari yambaye gutya bituma nshyukwa, mpita ngenda mufata ku ngufu. Muri make umuntu nta kintu uzamutwara, kuko nawe wemeje yuko umukobwa wambaye kuriya bikwiye kabisa kwahanwa. Ubwo rero nuko gufatwa ku ngufu dufate ko ari kimwe mu bihano bimukwiye. Nyamara mu by'ukuri ikibazo ntago ari uwo mukobwa, mu by'ukuri ikibazo ni uwo mugabo ureba umubiri w'umukobwa akawubonamo igikoresho cye
cy'imibonano mpuzabitsina, igikoresho cye cyo kuruhura besoin ze z'umubiri. So educate, twigisha abahungu ko umubiri w'umukobwa atari igikoresho cyawe kugira ngo upenalize abakobwa ngo kubera ko bambaye. Ubundi mu cyokere kiri Kigali urambwira gute ko umuntu azajya ahora yifubitse pardon. Ikindi kuvuga ngo ikintu kiri provocative ngo uburyo yambaye ngo byankuruye, ni ibintu biri subjective cyane. Iyo mvuze rero ngo ni ibintu biri subjective, ni ukuvuga ngo ikintu kinkurura njyewe gitandukanye cyane n'ikigukurura wowe. Njyewe hari umuntu nzi, ndibuka nkiri umutineja, yakundaga kuza mu rugo, noneho yavugaga ikintu umugabo we yamukundiye ni intoki ze. Can you imagine? Nuvuga ngo umugabo we yabonaga intoki z'umugore we kabisa yahitaga agwamo agashyukwa. Kubera iki? Kubera intoki. Ni ukuvuga ngo abakobwa rero bwose bazajye bifubika na ga kugira ngo abagabo batagwa kubera intoki. Ikindi muri iki gihe turimo hari ibintu byitwa fetishisme mu bijyanye na sex. So hari abantu, niba mutabizi ntabwo ari njye ubigisha, ariko ugiye kuri harya website bacuruzaho amafoto n'ibiki ntabwo niho ukuntu yitwa, ariko hari ahantu ufotora ibirenge byawe abantu bakaguha amafaranga kubera ko muri sexuality yabo fetishe yabo ni ikirenge. So we ikirenge gituma ashyukwa. Bivuze ko tuzatwambara amasogisi n'amabuta niba dushinzwe kwambara mu buryo butuma turinda abagabo ngo be kutwifuza nkaho ari abana badashobora kwifatira choices z'ubuzima, badashobora kwikontrola nkaho ari inyamaswa. Umugabo ni umuntu afite ubwenge, ashobora kwikontrola, ntabwo ari devoir y'umugore ngo ari we ufasha umugabo kwikontrola. Ewe nakumiro. So ikindi iyi video ngiye kwikoramo ibice bibiri kugira ngo itaba ndende cyane. So nsoza ahangaha ari naho nzakomereza kuri part ya kabiri y'iyi video, nuko abanyarwanda tukiye kumva yuko kuba different ari byiza. Like kuba different ntago ari ikibazo. Kuba umuntu ntago twese tugomba kumera nk'ibyana by'inyoni cyangwa ibiki, aho ubona byose bishorerana, byose bisa, byose birira, byose bimeze kimwe. Turi abantu tugomba kumenya kwakira no gukunda change na difference. Ibyo bintu bibiri nitumara kubimenya tuzatera imbere cyane cyane cyane, kandi ndabibabwiye nitumara kumva yuko impinduka bitavuze ko ari bibi buri gihe. Dukunda ibintu bya monotoni, ni ibisanzwe ubundi kiremwa muntu na cerveau zacu ko zikora, zikunda ibintu biri familiar, zikunda ibintu usanzwe uzi. Iyo ikintu kije ari gishyashya cerveau yawe irakirwanya, ni ibisanzwe. Ariko dutere imbere mu mitekerereze, twumve ko ikintu kuba gihindutse ntago necessairement bivuze ko ari kibi. Kera mbere ya jenoside byari bisanzwe ko ugenda urya ibisheke uciragura mu muhanda, byari bisanzwe ko ugenda utambaye inkweto. Nyuma ya jenoside birahinduka, birabujijwe kunyara ku muhanda, birabujijwe kugenda uciragura mu muhanda. Bikiza byabaye stress, ariko byari byiza. Ubwo ni rumwe mu rugero rw'ibintu biri progressive byagiye bibaho, twagiye dutera imbere. So bivuze ko niba mu muco byarasanzwe bimeze gutya, uyu munsi bikaba bihindutse, ntabwo bivuze ko ari ikintu kibi ngo tugomba kukirwanya, kuko umuco urakura. Icya kabiri navugaga kijyanye no kuba different. Hari ukuntu dukunda kumva yuko twese tugomba kuba dutekereza kimwe, dukora ibintu bimwe. Hasigaye ko banavuga ko bashaka ko tuzajya tugenda dusa. Twese abagore bose bo mu Rwanda muzajye mwisukisha meshe z'umukara, birabujijwe gushiraho meshe z'umutuku kubera ko abantu bagikuzimu nibo bazikunda. Cyangwa mwese muzaye mwambara imikenyero buri munsi, cyangwa usumbaze kwambara hotaro birabujijwe kubera ko bituma umuntu arwara umugongo nawe urwara, ni umugongo we ntabwo ari uwawe. Nk'ibyo ngibyo nta nubwo bikureba. Anyways, difference ndashaka kuvuga nuko
niba njyewe mfite uko ntekereza wowe ukaba ufite ukundi kuntu utekereza, nta namwe byanditse yuko njye nawe tugomba gutekereza kimwe. Ntabwo twakuriye ahantu hamwe, ntabwo dukora akazi kamwe, ntabwo twabaye ahantu hamwe, ntabwo twarezwe n'abantu bamwe, ntabwo twigiye ahantu hamwe, so ntabwo dusengera ahantu hamwe, ntabwo bishoboka yuko twese tugomba gutekereza kimwe. Muri uwo mwuka wo kuvuga ko tutagomba gutekereza kimwe, naho tugomba gusobanukirwa yuko niba umuntu adatekereza nkawe, ntabwo bimugize umwanzi, ntabwo bimugize shitani, ntabwo bimugize sumbaze, ntabwo aciye amabere kubera ko wowe uko ubyumva, like imyemerere yawe n'iy'uwundi itari kimwe, ntabwo bibigize icyaha kwa. Urugero, njyewe niba numva ko nta kibazo na kimwe kirimo kuba umukobwa yagenda akagura byeri cyangwa akagura inzoga akicara kuri kontwari mu kabari, njye nkumva nta kibazo. Hakaba hari uwundi muntu wumva ko mu idini rye kirazira kunywa inzoga, noneho bikabije, noneho kwinywera mu ruhame, noneho uri n'umugore, kuri wa kumva ni ibintu bitabaho. Njye ntabwo nshinzwe kumwumvisha yuko akwiye kuzinywa, kandi nawe ntabwo ashinzwe kwiyumvisha yuko ngomba kuzireka. Afite imyemerere ahubwo twige kurespekta personal views z'abandi, like nizere ko icyo kintu kiri kumvikana, aho kugira ngo numve ko nkuce mu bantu cyangwa mvuge ngo sinshobora kuvugisha kubera ko wowe unywa inzoga, ahubwo banagufunge, banagutira amabuye, banagutwike. Oya, tube sosiyete ifungutse mu mutwe, tube sosiyete izi kubaha imyumvire n'imitekerereze n'imyemerere y'abandi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ngiye ngomba kumva ibintu uko ubyumva, nawe ntabwo ugomba kubyumva, ariko twemeranye yuko ndi bwubahe ibyawe, then nawe wubahe ibyanjye. Ibyo bizaturinda amakimbirane menshi. Anyways, reka mbe ndekeye hano kuri iki gice cya mbere kino video. Ndagushishikariza kureba igice cya kabiri, aho ndaba ndi gusobanura umuco icyari cyo, kuko umuco ugizwe n'ibintu bigeze kuri 5 cyangwa 6, ariko twe tuba twumva ari ikintu kimwe gifatanye. Mwakoze kubana nanjye rero. Feel free kwandika commentaire uko byumva nawe, kuko iyi ni safe space, gusa to be keeping it clean. Hano ni good vibes gusa. Niba wumva ushaka gutukana, nakugira inama yo kuba wagenda ugashaka izindi YouTube channel zintertaininga cyangwa zemera ibintu byo guterana amagambo no gusebanya no gutukana. Hano ni mu buryo bwo kungurana ibitekerezo no kwiga. Niba mwarabibonye neza, ahantu ibi video nyinshi nkora hano zibari mu rwego zo kuba nasangiza abantu utuntu tumwe cyangwa tubiri mu buryo buri byo kwiga. Mwakoze kubana nanjye rero. Like, subscribe, share, kandi turi kumwe. Ciao ciao.